Hello guys, ndasuje aho muri hose. Ngiye basuzanye kuzuba Diana. Mbaza ni iki? Narabwiye ngo ngiye kuzabakorera ikiganiro ku ngo z'iki gihe zisigaye ubona ziri ku manegeka, ku ngo zigoranye. Reka nganire n'abantu bubatse. Niba utubatse kohereze basi umuntu wubatse, ibi ntabwo bikureba. Wambaye no kuba nawe nabikohereje ariko si ngombwa pe. Ariko I think nawe uzubaka, gusa niba nta gahunda yo kubaka ufite ntiwirirwa ubyumva. Twinjire rata. Murakundanye, murabanye, ngo muratandukanye. Mupfuye iki? Ubwo n'ubugoryi. Ntagaruka abo zananiye ariko babishakaga. Nta nubwo ari iki, sinacyo nshaka kumvikanisha. Ariko ni amakosa yanyu. Reka manze njye ku bagore. Babyeyi mwicare dutera agatebe, umukobwa wanyu tuganire, ngira icyo mbibariza. Niko mubyeyi. Umugabo we ntabyuka akajya mu kazi yagafite, mu gitondo akagaruka nimugoroba. Akaza ukamuha raporo ngo umunyu washize, amavuta yashize, buri kimwe cyose cyashize. Niba ubasha kumanaginga ibiyiko ufite mu rugo, wa mudamu we, ukabasha kumanaginga amafoke n'amasahani, utuyiko duto ufite mu rugo, ukamanaginga inkweto zacitse, ukamanaginga ipantaro y'umugabo adaheruka kwambara, ukamanaginga ngo hanze y'inzu hirya mu gikari ngo hari ibyatsi bikeneye guharurwa, ukowezeyo umukozi cyane ukajya kubyiharurira, ukabasha kumanaginga ngo umunyu kamemo ari umunyu gura tuwasa ngo washize, ukamanaginga buri kimwe cyose cyaho ngaho mu rugo. Ntumanaginga umugabo wawe, nta burangare wo bigiramo. Imbaraga zo kumanaginga ibyo bintu byose ntabwo abasha kubona ko umugabo yatashye yarakaye. Ntabwo abasha kubona ko hari ikintu cyahindutse. Kumenya ngo umunyu ushura kuri 30, kutamenya ngo umugabo uyu munsi yatashye aransuhuza, ejo ntiyatashye ngansuhuze. Ko ubasha kumenya ngo ngabana ngo azakina minervari ngo banegiye ku ishuri, kuki utabasha kumenya ngo uyu munsi umugabo nta kazi afite, ejo nta kazi afite. Wa mubyeyi we, ibintu gutya nabyo urabizi cyangwa wapfuye kubyinjiramo by'ikigari gutyo gusa? Ndi kuba mama, nizere ko muri kunyumva neza. Ese reka nkubaze, icyo tukihorere. Naye manje kweka impamvu ari wowe wisenyera urugata n'umugabo wawe urushenye. Ate n'abantu bo kurande, abo bantu bo ku ruhande binjira mu byo wubatse, ukabyubaka nabi ntubikomeze. Wowe uramananye urenge ko umuntu ngomba ndaraje ntiyampahira. Uzi impamvu ataguhahiye? Icya kabiri, hari igihe kiza cyo kubwira umugabo, hari igihe kiza cyo kuganira n'umugabo wawe. Ntago umugabo wari bene wanyu, umugabo n'umwana wundi mwahuye afite amenyo nkuko nawe mwahuye ufite amenyo. Mwahuye ari umuntu mukuru uzi kwiyitaho, azi kwimesera, azi kwikora buri kimwe cyose, ukumva ko waje uri umuntu urenze mu buzima bwe ku buryo akubuze yapfa. Hari n'abandi bakeneye kubikora. Uri kwiratanga guhaye sexa, hari ahantu undi muntu atana yahaye umukeneye ngo ati nibura basi aze gusa mbibone ko yahageze. Hanyize ngo yamaye sexa ngo sindamuvugisha neza, byihore habazi gutanga care. Ariko nusenya ntuzirwe ujya kubijwajwata mu matwi y'abantu ngo washenye, ngo rwakonaniye ngo abanzi bararushenye. Niwe mwanzi w'ibintu byawe, nkuko ari wowe nshuti yawe, ni nawe mwanzi wawe ugira. Niwe ndangare, hari utegeze ureba ngo byiteho. Umugabo nawe natashye yinaniriwe, harananiwe nibyo, yiriwe mu kazi ngo akohaye bibiri mwese ngo nanga umunyu uravamo ngibiki byose. Nibyo gihe kiza cyo kubimubaza. Amazi iminsi ananirwa ngo mva nkubwire ngo rero ngo niwacu nararyaga ngo ibi ni hanyuma se bwa kataryaga, niba waryaga komeza urye, nabona umwanya azabigukorera. Imyaka amazi wanyu ni myinshi, ntago iyo myaka uyimaze ibyo bintu uko mushaka aho utabibona. Amazi icyumweru kimwe, amazi amezi 2, mu gihe amazi imyaka 25 uri iwanyu utabikorerwa. None uri gusakuza ngo amezi 2 ngarashize ngo inshingano z'abagabo batazubahiriza. Nta soni, waramaze imyaka 25 ntazo ubona. Mwagiye mwica mugatekereza kabiri koko, mukabarira ubwoko bw'Imana bukipfira mu mahoro. Nganywa inzoga ngibiki nese reka nkubaze, aba atazinywaho uzi ngo siyaguma kabungu, niba gutuka yazinyweye atanazinyweye yagutuka, kuko umuntu asindana icyo asangamo.
ngo bibaye byinshi ngo niceceke ngo ntabyo nzi ngo ndacyari umwana nzabona. Yego nzabona ariko nundi anabibona. Mbona byinshi. Mbona impamvu. Ese ndeka nkubaze. Uriya mugabo abuze ko aje kumufasha, utaje kumutegeka, utaje kumuyobora. Uriya muntu yarasanzwe abyikorera nuko akugira impamvu ati reka nkuha akazi ujye umfasha pe. Ariko menya ngo udahari byari gukomeza bikaba. Amahirwe ugize yicayemo yagumemo, kuko ejo nucunga nawe ukayavamo gato undi uzaza akayicamo akayakiriramo akayaberamo neza kandi byitwa ngo yari ayawe. Mubyeyi wa mudamu we, ubaha umugabo wawe, ntago ari mwene wanyu, si umwana wawe utuma ushaka. Niba ukeneye kumuha igitekerezo bimusabe, ureke kukimuha nkaho ari bene wanyu ari so wanyu uri kugihereza. Na so wanyu nturamaze kumubona, nese ngo ngire icyo nkubwira, kanswe umuntu mwahuye mwese mukuze mufite amenyo. Muce bugufi imbere abari abantu, mumenye ko ari bo mana zanyu, mureke kwirahuriraho imiriro. Bibiliya ivuga ngo mugandukire abagabo banyu, ntabwo ngo mubategeke, ntabwo ngo mubashingane ijosi. Oya, never. Muhinduke, mujya hasi muri comment mu ntoke. Amba babyeyi rero beza turi inshuti, ndabakunda, ngaho mwumve tugere ku bagabo. Nuko ari kosa urihutira kino kiganiro utabanje kumva byose. Reka tugere ku bagabo. Ulala, niko se baba bacu, nshuti zacu, reka mbabaze, bara n'abakozi mwashatse cyangwa atabikoze ntago wabikora. Niba mwarashakanye uje kubaka, ukeneye umugore mwubakana, menya ngo naramuka tubatse uzubaka. Yes, washatse ushaka kubaka, cyeka namva uje gukina, ako nshaka bari baje kubaka tuganire. Ntago ari umukozi wazanye mu rugo ko umukozi araza ukamuhemba utamuhemba akitahira ugashaka undi. Cyeka namuzanye mu buryo bw'umukozi, ako ngo ni umugore nashatse ngo aze twubakane, kucyumva ko ibintu byose ari uzabikora, ibimunani ukaza ukamutimbura, ibimunani ukaza ukamubwira nabi. Ntago ari umukozi bro, ntago ari umukozi tonton, ntago ari umukozi papa wanje. Ibyo adashoboye nawe wabikora, ufite amaboko, ufite amaguru, ufite n'umutwe uratekereza. Ngo utahunani, wese watagutananiwe ukabyikorera, watagutananiwe. Ubu wabaye ikimuga se, tubimenye. Byageza nawe witware neza. Ikindi boss, agaciro k'umugabo kaba mu bikorwa kagaragara ku mugore. Umugore yambaye neza avuga ati urama ni madamu runaka, ako nushaka kumufata uko wiboneye, ntago azijya kubahisha mu bantu, ntago azigira agaragara nka madamu runaka, azagaragara nka yandushye yo kwa runaka. Ubwo se nubwo uzabuhawe agaciro? Muransetsa mukanambabaza iyo mbarebye. Urimo amutera agahinda, urimo amubabaza bishoboka byose, uruhanganye nawe, wabuze abo muhangana bazagiye kwaka ikibuga bakaguha umuntu mukarwana, munanganye imbaraga. Fasha umugore akubise, nta soni n'ubwenge buke gusa, nta nubwo bufite. N'umwana wibyariye se, n'inka nizigikubitwa, tazanongera kuri iryo kosa. Iryo ni ikosa rihananwa cyane. Urakubise, ukubise iki se? Ko waramukoye se wibwira ko iriya nk'iwabo bari barayibuze? Kuba mwarashakanye ukamuvana mu buzima bwese wumva waramuhaye umwuka ahumeka? Itonde nakubwiye ngo mwaje muje kubaka, niba byanze bubaka. Gusa nakena kugenda uzamureka agende, ariko mu gihe akikwiziritse ukumva akakwiziritseho, arashaka kubaka n'ukuri munamunanira. Niba udakeneye kubaka muvire mu buzima wowe ugende. Ngo nese ngo imitungo ngo yaje ntacyo afite, akaza akora bagashobora, ntago kari kakunaniye ukajya kumushaka. Ntago wananiwe kwifumba, ntago wananiwe kwitekera, ntago wananiwe kwikora buri kimwe cyose, ukavuga ngo ndamushatse. None ifata ukanamwitwaraho nabi uko wiboneye. Afite akazi kenshi akora ngaho kari karakunaniye. Ikindi akihagera hari byahindutse, atangiye kuba umupapa. Yakwiye guhindura izina yitwa umugabo, ari umusore wari nyakwipfira, aguhindura izina yitwa umugabo. None uri muri ryiyambo ugashaka kwitwa se mugabo, nta soni wowe.
mba nanarakaye iyo ngiye kubahana, hari njya mbona mukora nkumva murimo murantera njonyo. Niko se wa mugabo, reka nkubaze kandi umbabarire unsubize aho hepfo muri comment. Iyo ufashe ukajya kwirandaya ukayisuzuguza uriya mugore, uzamubwira ibintu yagukorera buriya bishatse, ikibazo cyawe ujyayo ukagaruka ukarya ibiryo wa mugore yatetse, nicyo kibazo ugira. Ujyayo ukagaruka ukaryama ku buriri wa mugore yashashe, ashaka gusasira umugozi akakuzitura akakuvunagura, cyangwa akakugorora n'ipasi ishyushye, cyangwa agushyuhiriza ubuto, yarangiza akaguha isomo akanagusiga ngaho uri ikimbwa cyaka kwica. Ashaka ajya kuzanira ikinini cy'imbeba akagushyira mu biryo ukaza ukangatwa, nduzi ko ari ukangatwa kuko ntabwo wava ku ndi mugore ngo uje kurya ku mugore ubuje kwangatwa. Niba binakubaho jya umenya ngo uje kwangatwa, nuba uri kurya we azinguri kurya kujya uvuga ngo nubwo azi ko ndi kurya njye ndi kwangatwa, kuko uba uvuye ku wundi mugore uje kwangatwa ku wundi mugore. Ukaza ukabyangatwa ukaba urapfuye. Uriya muntu usuzugura uramuzi cyangwa nukumva muhinduke babihoreye babafite bashaka babamara. Aragufite nta soni wowe. Ukagenda ukajya mu kabari ukabona utwana tukiri dutoya ukaza ukadutera igi ukagaruka kuri wa mugore. Ese ndeka nkubaze bari abana wabuzi aho bakuriye, uzi ubuzima bakuriyemo urimo urashaka kwangiza. Babaragiye urabateye inda, bamwe babaye intwari, Imana ishimwe barabakuzanira, ariko hari abataba intwari ngo babakuzanire. Uriya mwana ejo ushobora kwisanga abaye mu kazana wawe bikakubabaza ukazenda upfana agahinda. Kubera iki? Ubugoryi bwawe n'amafuti yawe. Harya ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, ibyo mubikura he? Nihe byanditse? Hari igitabo by'ibyo bintu byaba byanditsemo mwabisomyemo cyane, ibintu mwa byo kwirengera. Izo ngingo zanyu zizashira, musigane inkenekene, musigane ibyo mwakoze byo biri kubagaruka, musigare ibyo mwakoze byo bari ku mutwe. Niba mukeneye ko bakamwashyiza agapira hasi, umugore niba yaraka ukamenya ngo yarakaye, ukareka kumuzamurira isuka, ukareka kumuzamurira umuje. Niba ukeneye kubakana nawe, niba rwarashize pe birumvikana ko utakimukunda, nubwo uti mba sinkigukunda, ariko hari uburyo twabikemuramo. Tube dutandukane dute? Ukeneye kubaka ubuzima bwawe, nanjye nkeneye kubaka ubwanjye. Mbabarira kuba byarabaye nkaba ntakigukunda. Fata amafaranga runaka n'amafuti yawe wa kigabo, wikumva ko ari amafuti yawe, ukumva ko byadakora kuko ntago aretse kubikora ubu ngubu uko ari niko yahoze. Ahabwira ari ry'umubiri niraha n'ubucucu bwawe bitangiye kwerekeza mu bandi bantu. Umubwira hakiri kare, bimutera igihe muzaniye ibyo birwara, bimuzanira abo bana ngazi kwera abe ashyiraho nabo n'abandi kandi nabo atari birema, atari bimuga, nta bumuga bafite ari kurerera. Bimubwira hakiri kare. Mubwuti rero wapi kabisa. Ariko hari ukundi kuntu twabigenza, tukarera abana. Urazi ko byanashoboka se akafatiye inzu nawe ugafata iyawe, abana bakajya bahura ejo bakaza gusana nawe bakajya kumusura, ako mutiriwe muhangana, mutiriwe mutongana. Ufashe umwana umuganije ngo nyuko harananiye, nta soni wowe. Nyuko harakunani kubibwira umwana, uzi umwana igikomera azakurana. Wa mugabo urumva ntabwo bufite wowe, siko mwabaye n'ibyihebe. Ngo rero ngo wa mwana ngo nyuko harananiwe, ngo gutya na gutya uri igicucu. Ibyo ntabwo ibintu babwira umwana. Mureka nazajya kwihanganira n'ibye. Nkaho akamubwira uti dore rero iyo bigenze gutya witwara gutya nk'umugabo, witwara gutya nk'umugore, uri kumushwanisha n'umubyeyi. Namwe mwabaga mwakana ntabwo ari sawa. Wa mubyeyi w'umumama ifite ukabwira umwana wawe ngo skonga ibi n'ibi. Ni wowe byana ntabwo bizananira umwana. Ni mutandukanye, wigira uwo mwana imfubyi, wimujya kwa byawe n'imbwa cyangwa byawe n'ikigoryi. Gerageza ibyakore ndi kumva ko n'abandi bose batabishobora. Niba utagize amahirwe yo kubana n'uwo muntu wiyabuze umwana, ariko umwana yibane n'ababyeyi. Mani ibintu bikomeje nanarakaye, ndumva byaba byinshi. Ariko niba ahanganga ari ukeneye mwakunze, mujye muri comment mungane mumbwire bikomeze nzaza n'ikindi gice cya kabiri. None cyo cy'umuriro. Ariko nanone n'abandi bantu bo ku ruhande nabujije kubyumva mukanga mukabyumva, ejo nimwe bwe mutahiwe.
ejo ndazi nzababganize mwa basore mwe namwe mwa bakobwa mwe, ibintu mwigize nzabibamaramo. Kora subscribe aho ngaho kuri De ku Zuba Miro. Rega ndi no kubategeka, bafana bacu beza turabakunda cyane, ngaho mudukore subscribe kuri De ku Zuba Miro kugira ngo tujye dukomezanya n'ibindi bijye bibageraho umurongo ku wundi, umunsi ku wundi, bikugeraho kandi uri uwa mbere, utagira ibisigazwa by'abandi. Rega cyane no gusharinga nkakwibagirwa cyangwa se mba mfite nimero yawe, ariko kuri subscribe bibasha kukugeraho ku gihe. Ikindi ukunze ikintu bishyira mu bikorwa ugakora rwose kuri ako gakomwe, ntabwo bigomeye. Ego ufite igitekerezo kundi kuntu byumva, uriya mwanya bari uwawe, uba ufunguye, wemera kuvuga ibyo ushaka byose, isi yose ikabibona, wemera gufunguka ukatubwira, jya muri comment uvuga uti ngiye gutya na gutya na gutya na gutya. Biri kubyigana amari byinshi kandi nashoje. Ikindi nzagikora, ego cyangwa mudakora amasuku, abagabo mutajya mugira ukuntu mubigenza, abagore mujya muva mu rugo mudashasha ibintu nk'ibyo ngibyo, iki nicyo kizakurikiraho. Hanyuma namwe mwarubyiruko mwe muri hafi mujye muri menge ndabaziye.